again, it's your boy Shyaka Achille. Kigali akaba ariyo Kigali Shusho Trend, aho tugenda tubagezaho amakuru azenguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Bruce Melody yahanuriwe kujyanwa muri Illuminati na Coach Gael. Umuhanzi nyarwanda Watch Bruce wamenyekanye nka Bruce Melody yatangaje ko yahanuriwe kujyanwa muri Illuminati na Coach Gael ureberera inyungu ze muri iyi minsi. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abakunzi be kuri Instagram Live, aho yagarutse ku bahanuzi bamuhanuriye muri umwaka wa 2023 ujya gutangira. Ubwo yari ari mu kiganiro, Bruce Melody yabwiye abakunzi be ko yahuye n'abahanuzi bagiye batandukanye, gusa we yifuza kwitsa cyane kuri umwe utuye i Kanombe wamuhanuriye amabwira ko atazarenza umwaka wa 2023 akiri muzima, kuko ahubwo agomba kwigereza Imana. Yagize ati, uwa mbere yaje nyuma gato y'uko tumaze kubura Buravan Jay na Yanga, arambwira ngo umwaka wa 2023 nabwo nzawurenza ninshake niyegereze Imana. Ndangije ndamubwira ati kiri gute, nabwo nyine bwiza ukuri nyine. Umuhanuzi arambwira ngo nushake utangire wiyegereze Imana kuko umwaka utaha utazawugeza. Melody ahamya neza ko uwo muhanuzi yari yavangiye kuko yari ari kwitiranya ibihe bigoranye igihugu cyari kirimo byo kubura ibyamamare umusubirizo. Akomeza avuga ko ubuhanuzi butasohoye kuko yagejeje muri 2024 kandi yari yarabwiwe ko atazahageza akinjira mu mwaka mushya wa 2024. Melody yongeye guhabwa ubutumwa nawe buhanuzi, gusa we yabonaga avuga ibintu by'ubupfu. Uyu muhanuzi ukubutse muri Amerika yongeye guhabwa ubundi buhanuzi, aho bamubwiye ko Imana yatanze ingabo nyinshi zo kumukiza kuko hari abantu bashaka kumujyana muri Illuminati n'indi miryango ikorera Satani. Ati, arambwiye ko Imana itanze ingabo nyinshi ku bwanjye, ngo hari abantu bari gushaka kunjyana muri Illuminati na Freemason. Iyo ni imiryango y'abantu bakorera Satani cyangwa Sekibi. Arangije arambwira ati, ubu rero Imana yabirwanyije kuko igukunda, ishaka ko uyikorera, ahubwo hari ikintu kigiye kuba, ugiye gutandukana na Coach Gael kandi nta muntu uzamenya igitumye gutandukana, kandi nawe bizabagora kubisobanurira abantu. Akomeza avuga ko umuhanuzi yamubwiye ko ubwo azaba amaze gutandukana na Coach Gael azahita apfukama asenge, kuko azaba amenye ko Imana imuhinduriye inzira ikamuha icyerekezo gishya mu buzima. Bruce Melody avuga ko akurikije ibyavuzwe n'abahanuzi yaje gusanga Coach Gael ari we wari kumujyana muri Illuminati, kuko bamubwiye ko naramuka atandukanye nawe ibyo byose byo kujya muri miryango ya Sekibi bizaba bihagaze. Uyu muhanzi asoza asaba abahanuzi kutajya bitiranya ibintu kuko byatuma no kwizera umuntu yari afite Imana kuyoyoka. Abagira inama yo kutagenda bavuga ibintu by'amateshwa asuzuguza izina ry'Imana.